munaniriwa ariko uko mukomeje gusunika ku ntebe y'ibyaha mukamamaza ibyaha za liminati ubutinganyi bazanye umujinya n'uburakari Yesu araje bagoma batagoma nibatagarukira Imana iyi mvura izabanyagira byanga byakunda iyi mvura izabanyagira ni imvura y'amahindu ikintu isanze mu nzu iragihwatahwata inkota y'Uwiteka iba ari ku mutwe inkota y'Uwiteka iri ku mutima wacu twongeye kubasuza mwebwe mwese mudukurikira kandi mukurikira Umuremyi TV. Imana niba umugisha kandi Imana nibarinde aho mutuye hose, mutuye mu Rwanda, Amajyepfo, Amajyaruguru, Iburengerazuba n'Iburasirazuba n'umujyi wa Kigali. Imana nibahe umugisha kandi Imana ibarinde. Abakanze subscribe turabasabira umugisha mwinshi cyane, n'abatari bayikanda muyikande kugira ngo tujye tubana mu murimo w'Imana, tuvuga ijambo ry'Imana, twamamaza umurimo w'Imana, kandi Imana izajya ibaha umugisha kuko muzamudufashije kwamamaza ubutumwa bwiza. Imana nibaho umugisha. Rero uyu mwanya tugira umugisha n'Imana wo kuba tugimeye ku mwuka wazima, namwe muracyamwe ku mwuka wazima. Imana ishimwe cyane. Reka tubakire ku Umuremyi TV kugira ngo tubane, muhere ku munota wa mbere mwumva kuko Imana ni mwebwe ishaka, natwe iradushaka. Ngaho reka twafatanye twakire umukozi w'Imana ari we Yesu nashimwe. ahimbazwe. Mumeze mute? Turashima Imana. Kuvuga gakeya siko wagira ngo uri kwa kundi uri mu bageni. Abageni nibo mbese iyo bari iyo baramye bavuga ati ngo muraho byose mbirimo. Ntabwo uzi ko nkiri umugeni nk'abandi n'umubyeyi. Uracyari umugeni ze? Reka wavuyemwo. Ntabwo uzi ko nyiri umugeni nkaba n'umubyeyi se? Oya, wavuyemo ntabwo ukiri umugeni. Wenda cyari n'umubyeyi. Uri umubyeyi ariko nturi umugeni. Ariko cyo koza nituvuga umugeni mu mwuka byo sawa. None se asazi ko ari mu mubiri. Narinzi ko ari mu mubiri we. Oya, umuntu wese ahora ari umugeni wa Kristo. Wa Kristo byo ndabyemera kuko ubwo nyine nawe uracyategereje mu ntore z'abageni nanjye ndimo. Ubwo urumva ko nta wizeye Kristo wese ni umugeni. Ni umugeni. Aha, ibyo byo ndabyemera, ariko ibyo mu mubiri byo rwose. Aya, aho naraharenze. Wavuye mu isoko? Aho naraharenze. Abageni namaze kuhatambuka cyane rwose. Yego. Reka tubwire n'abandi ngo babe abageni ba Kristo. Yego, bose baba abageni ba Kristo. Mukozi w'Imana rero, hari amakuru avuga ko mugiye kugirirwa amahirwe yo kuba abapasiteri n'abashumba. Wowe wabyakiriye gute? Kubyakira ni ngubyo no kubyizera nibyo, ariko nukumenya ayo makuru nimba aturutse ku Mana cyangwa adaturutse ku Mana, kuko sigaye mbona iby'iyi minsi ari danje, mugani wa wundi ntawumenya ivuze n'itavuze. None se kuki umbwira ko iby'iyi minsi ari danje? Wowe ntago wemera ko ababyeyi cyangwa abadamu bashobora kuba abashumba cyangwa abapasiteri, ko bakaba bungeri nk'uko abagabo nabo babungeri? Ndabyemera kuko intore zose ziyitakira ku manywa na nijoro, izumva kimwe ikanazemera kimwe. Hari abavuga ngo nta mudamu waba umushumba, ariko buriya gushumba kwa mbere biva ku mutima, nk'uko gukiranuka kwa mbere kuva ku mutima, no gushumba kwa mbere biva ku mutima. Ushobora kuba utari umushumba ariko Imana ikakubonamo umushumba. Impamvu rero mbyemera ni iyihe? Nuko Bibiliya yatubwiye ngo umwenda wari ukingirije ahera watamutsemo kabiri kugira ngo buri wese agire gute yigerereyo. Bivuze ngo ukimara gutamukamo kabiri
ntabwo hinjiye abagabo ngo abadamu bahezwe inyuma, ahubwo bose bemerewe kugira gute? Kwinjira. Barinjira bose bahurira mu rurembo. Reka mvuga ko bose bahuriye mu rurembo kuko umwenda wari ubakingirije wari wamaze gutamukamo kangahe? Kabiri. Bivuze ngo ntawe imbere nta n'uw'inyuma. Imana ishimwe. Uwizera Kristo wese akamwemera nk'umwami n'umukiza, uwo nguwo akaba icyaremwe gishya. Njye ndumva yamaze guhinduka icyaremwe gishya, ari umudamu, akaba umukristo, akemerwa n'Imana, agashimwa n'Imana, nta kibuza kuba umushumba. Amen. Kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo muri Kristo Yesu nta mugiriki, nta muheburayo, mbese twese turi bamwe, turi ubwoko bw'Imana. Turi ubwoko bw'Imana. Ubwo nawe ushyigikiye ko abadamu basengerwa ku bushumba nabo bakaba abashumba bashumbye? Njyewe ndabishyigikiye. Amen. Ndabishyigikiye. Impamvu mbishyigikiye ni iyihe? Nuko umuntu wese wamenye Kristo, akizera Kristo, muri we agacumbikira mu Imana, nta mudamu nta mugabo, bose bamaze kuba umwe muri Kristo Yesu. None mukozi w'Imana, iyo bigenze gutyo, abavuga ko ari igihe cya nyuma, akaba ari igihe cy'itorero rugiye kurimburwa na Satani, akaba ari imigambi ya Satani, wowe mukozi w'Imana usenga Imana, ufite amakuru, ayo makuru wowe nk'amakuru ufite kuri ibyo bintu ni ayahe mukozi w'Imana? Imana ishimwe. Ngereye ahantu nari nashatse kugera, reka aho mpifashishe ijambo ry'Imana kugira ngo tuhagendanemo. Imana ishimwe. Burya ikintu cyiza cyose ni ukugendera ku byanditswe cyane. Aleluya. Amen. Hanyuma urambajije ngo abantu benshi bari kuvuga ngo isi igiye kurimburwa, mbese ngo abantu bafite impungenge nyinshi, isi igeze ku iherezo, z'uko isi igeze ku iherezo. Ariko njyewe ntabwo mbona isi yageze ku iherezo. Aleluya. Gusa abantu bo bamaze kuyigeza ku iherezo, ariko Imana ntirayigeza ku iherezo. Imana nihimbazwe. Amen. Turifashije ijambo riri muri Yesaya ibice 3. Yesaya ibice 3 umurongo wa 7. Haranditse ngo uwo munsi azahakana avuga cyane ati, simbasha kubabera umukiza kuko nta byo kurya afite mu rugo rwanjye, nta myambaro ndanze, ndanze ko mungira umutware w'abantu. Amen. Amen. Iyi minsi iri jambo riratubwiye ngo uwo munsi azahakana. Uyu usomye iyi Bibiliya iratubwira ngo icyo gihe muri iki gihugu se cyangwa muri uyu muryango barateranye. Bamaze guterana bashaka umuntu wo kubabera umutware, wabayobora, akabayobora mu gihugu, akabayobora se cyangwa mu muryango wabo. Aleluya. Amen. Ariko kuko muri we nta kintu cyari kirimo cyatuma ayobora aba bantu, yarebesheje amaso y'umubiri. Aleluya. Ntabwo yarebesheje amaso y'umwuka. Amaze kurebesha amaso y'umubiri, yinjira mu gihe, amaze kwinjira mu gihe, yinjira mu gihe cyo kureba ku byiwe, cyo kwikunda. Aleluya. Amen. Arangije ariho abantu bari kurebesha amaso y'umubiri, ntibarebesha y'umwuka. Imana ishimwe.
amaso y'umwuka bamaze kuyazibya, amaso y'umwuka bamaze kuyasinziriza, amaso y'umwuka bamaze kuyacecekesha. Iyi minsi bari kurebesha amaso y'umubiri. Imana ishimwe. Bari kureba ku bisheshagirana by'ako kanya, bari kureba ku byiza by'ako kanya, ariko ntibari kureba ku bizaza by'igihe kiri imbere. Imana ishimwe. Hanyuma ngo baramubwira ngo turashaka ko utubera umutware. Arangije arababwira ngo sinabasha kubabera umutware kuko ntabyo kujya afite mu rugo rwanjye. Amen. Kandi nta n'imyambaro ufite. Aleluya. Ubwo rero ngo ndanze sinababera iki? Umutware. Iyi mpamvu rero abantu bavuze uko ntibyabura kubaho, nta nubwo babura kubihwihwisa. Nubwo buhanuzi buratambuka cyane, ariko njye ntabwo ari bwo mbazaniye. Haleluya. Ahubwo njye mbazaniye ijambo ribabwira ngo nimba uri muri Kristo Yesu, ukaba uri icyaremwe gishya, ukaba warahinduwe n'imbaraga z'umwuka wera, nkuzaniye ijambo rivuga ngo komera kuwo wamenye, ukomere kuri Kristo Yesu, wongere wambare imbaraga. Imana ishimwe. Hanyuma numara kwambara imbaraga, iyi si naho yarimbuka, weho ntabwo uzarimbuka. Amen. Amen. Iyi si naho yagira gute? Naho yarimbuka, wowe ntabwo uzagira gute? Ntabwo uzarimbuka. Uko niko kuri. Ariko niwizera Imana, nubana n'Imana, nugendana n'Imana, nugira urukundo rwo ku Mana, ntabwo uzarimbuka. Haleluya. Bivuze ngo uyu mugabo bari bamwizeye, bamubona ko ari we mukire muri bo. Haleluya. Reka tubivuge uku nguku. Babonaga bagiye kumubwira ngo ababere umutware kuko babonaga ko ari ushoboye, babonaga ko ari we mukire. Haleluya. Babonaga ko ari we wabasha kubategeka, babonaga ko ari we wabasha kugira aho abakura akabageza. Amen. Nawe ashubije amaso inyuma aravuga ngo aba bantu nimba bera umutware bazafunguza. Imana ishimwe. Amen. Haleluya. Aravuga ngo bazafunguza. Aba bantu bazajya bahora bandirira, bazajya bahora bamvugiriza induru. Arangije kuvuga ayo magambo aravuga ngo rero yitegereje asanga n'utwiwe afite, aba bantu bashobora kugira gute? Kutumukiza. Haleluya. Aravuga ngo reka mbahakanire, reka mbahakanire, mbabwire yuko ntashobora kubabera iki? Kubabera umutware. Iyi minsi, aleluya, uragira mwene so ukibwira ko ari mwene so muri kumwe, ariko ntawe uhari. Haleluya. Ntawe uhari. Imana ishimwe. Ntawe uhari. Bivuze rero ngo iki nicyo kintu kigiye kurimbura icyo bise iki? Iyi si. Ariko ku bantu bizeye Kristo, ku bantu bahagararanye n'Umwami Imana, ndabatangariza amakuru avuga ngo abo ntibazarimbuka. Aleluya. Mbazaniye iri tangazo rivuga ngo abo ngabo ntibazagira gute? Ntibazarimbuka. Kuko uko Umwami wacu atazarimbuka, ni nako abamwizera batazagira gute? Batazarimbuka. Imana ishimwe. Ibi bihuha by'abateye ubwoba, ibihuha by'abavuga ngo isi yarangiye, isi yacu ntirangiye. Amen. Isi yacu ntirangiye, ahubwo abantu muri twe nitwe dutumye isi yacu irangira. Aleluya. Twebwe ubwacu nitwe dutumye isi yacu igira gute? Irangira. Nimba ibyaha bimaze kwitugatugira ku rugi, ibyaha bimaze kunywa umunuko, ibi byaha byatumbagiye, byamaze no kunukira Imana. Aleluya. Bitumye ngo ibi byaha wowe numara kwitandukanya nabyo, na mugenzi wawe akitandukanya nabyo, iyi Mana yari imaze kurakara izongera igira impuhwe, kuko yaravuze ngo nicaye ku ntebe y'iki? Y'ubwami, kandi ndi ku ntebe y'imbabazi. Aleluya. Umwami yakwica yanagukiza. Amen. Umwami yakwica yanagukiza. Imana ishimwe. Umwami yagutabara yanagutanga. Imana y'amahoro nishimwe. Ahubwo mwebwe
mwumva yuko iyi si yarimbutse, nabashishikariza ijambo rivuga ngo nimwireba yuko iyi si yarimbutse, mwireba ko iyi si yarangiye, ahubwo nimwegera Imana, mushake Imana, mwiringire Imana, mwizere Imana mu gihe gikwiriye, mwongere mureke ibyaha byanyu, aho mwatenebutse, aho mwaguye, aho mwagiye mu ntege nke, aho mwumva mutagishaka kubana n'Imana cyangwa gukorera Imana, mwongere mufate umurunga cyangwa se mufate umugozi umwe wo gukorera Imana, musenyere umugozi w'umurimo w'Imana, muve mu byo mwibwira, kuko impamvu mubona ko isi yarimbutse ntago ari iyindi, ni uko mubona yuko ibyaha mukora, ibyaha mugenderamo byamaze kubabaza Imana. Imana ishimwe. Uyu mugabo nawe iyo aza kubona ko iyo aza kwibuka akavuga ngo nubwo nta myenda afite, haleluya, nubwo nta byo kurya afite, ariko muri nge harimo Imana, harimo ikintu kimwe, harimo ubuyobozi buturutse ku Mana, ariyo ingiriye icyizere igatuma muntora mukangira umutware wanyu. Uyu mugabo yari kubyemera yishimye anezerewe, akavuga ati nta kibazo, ndababera iki? Ndababera umutware. Haleluya! Akavuga ngo ndababera umutware, akavuga ati ndababera umuyobozi, nta kibazo. Ariko iyi minsi umuntu wese ari kwirebaho, ari kureba akareba ibyo kurya ntabyo afite, n'utunze ari kubona adatunze. Amen. Merutse kuvuga ku ijambo rivuga ngo ndavuga ngo buri wese arira ibye. Haleluya. Uyu mukene ari kurira asaba iyi kawunga ibi biryo, ariko na wa wundi uri kumena wa muceri ari kurira asaba avuga ati imodoka yanjye yamaze kuvaho irange, ese ndashaka kujya gushyirishaho irindi range. Haleluya. Ari kuvuga ngo bizinesi zanjye aho zari zigeze zirimo zirakendera. Amen. We ntago ari kwinginga asaba ibiryo, ahubwo ari kuvuga ngo izo natumije mu Bushinwa ibiranguza byanjye, ari kurara adasinziriye. Uko urara udasinziriye uvuga ngo Imana nikugaburire, niko na wa wundi uri kuvuga ngo ararara aryamye, we arara akanuye kukurenza. Haleluya. We ararara akanuye kugira gute? Kukurenza. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Ararakanuye kugira gute? Kukurenza. Umutima we ntusinziriye, aravuga ati ngeze ku mupaka, iyi mari barayifashe, agakangurwa nuko imari bagize gute? Bayijyanye. Ariko nakangurwa no kuvuga ati ese umutima wanjye Imana irawishimira, mbese uyu munsi mvuye mu mubiri iri juru naritaha, mbese byagenda gute? Wa mukene we nawe nuvuye ngo ese uyu munsi Imana iranyishimira, ese nubwo ndi umukene ibyo kurya byabuze, ibyo kwambara byabuze, uyu munsi Imana ije gucyura abayo, nanjye natahamo. Amen. Nasomye ijambo rivuga ngo nimba ni Margarita mbari imparakazi ngo yahagizwa no gushaka amazi yo kunywa. Natwe tugeze mu gihe twakahagijwe n'igihe cyo gushaka amazi yo kunywa, kuko yari amariba yamaze gukama. Biteye agahinda kuba waba uri umuntu w'Imana, waba wari umushumba uyoboye, waba wari umukozi w'Imana, kubera yuko izi sengero zafunzwe, kubera yuko izi nzu zahagaze, uyu munsi akaba ari wowe uri kurara mu kabari. Iyi Mana ntago ibabaye. Biteye agahinda kuba wari umuririmbyi ukaba umudiyakoni, uyu munsi kuko ntaho ukifite uburirimbyi, uyu munsi ukaba ari wowe uri gusambana. Biteye iki? Biteye agahinda. None ngo isi irarangiye, yabuzwa n'iki kurangira kandi abayirangiza bahari?
yabuzwa n'iki kurangira? Abayirangiza bicaye ku ntebe y'ibyaha bari kwisiga nk'abitotobeka amavuta cyangwa bari kwimenaho ubuto kugira ngo bubatohagireho. Imana ishimwe. Ntabwo iyi si yabura kurangira. Icyiteye kurangira nimwe, n'icyatuma itarangira ni mwebwe. Haleluya. Kuva mu byaha byanyu mukizera Imana mugakiranuka byatuma iyi si itarimbuka, ariko uko mukomeje gusunika ku ntebe y'ibyaha mukamamaza ibyaha, za liminati, ubutinganyi, byose mukabicuranga, byabuzwa n'iki? Byabuzwa n'iki? Haleluya. Iyi si kurangira. Haleluya. Muntu w'Imana ejo mu gihe batwigishije aratubwira ati nubwo mubona abantu ngo baragenda bakabyuka bajya gusenga, bakabyukana ijambo ry'Imana, ariko hari abantu bihishe muri iri jambo ry'Imana, bihishe muri uyu mwuka wo gusenga, ariko atari abantu b'iki? B'Imana. Aratubwira ati umuntu yari inshuti yanjye nzi ko ari umuntu w'Imana, nzi ko ari umurokore, ariko ntungurwa no gushaka kutingana nanjye ndi umugabo nawe ari umugabo. Senga nawe asenga. Ibyo ntabwo biteye agahinda? Bwoko bw'Imana, ibyo birababaje. Imana ifite agahinda, ifite n'umubabaro, ariko ni inyembabazi. Nawe uri umubyeyi ukabona ibyo abana bari kugukora mu maso, ndakeka wanabarimbura bose uko bangana, ariko kuko ari inyembabazi iravuga ati aba bana reka nkomeze mbagenge, mbagenze neza, mbatware neza, yenda ejo cyangwa ejo bundi harimo uwavamo akaba muzima. Nk'uko umubyeyi abana bamunaniye adahita ajugunya, ahubwo akomeza akarera, akavuga ati ejo cyangwa ejo bundi hazavamo uba muzima. Imana y'amahoro nihimbazwe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nagira ngo mbabwire ngo bafunze amazu, imiryango y'isengero, ariko ntago bafunze isengero, kuko urusengero ruri muri wowe. Haleluya. Urusengero ruri muri wowe. Uyu mutima ukubwira ngo iki wigikora, uyu mutima ukubwira ngo wisambana, uyu mutima ukubwira ngo wikwiba, uyu mutima ukubwira ngo wikora ibyaha, uyu mutima ni rwo rusengero rwa mbere utunze muri wowe, mbere yuko uvuga ziriya sengero z'inyubako ziri hariya. Uru ni rwo rusengero rwa mbere. Ujya gusambana umutima ukakubwira ngo hoya bukore, ariko undi akakubwira ngo ratabikore. Haleluya. Aya majwi abiri wumva ugerageje ukagira ijwi rimwe wica ukarisinziriza, iyi Mana yo mu gihugu cy'ahera nayo yamanuka ikakumva ikavuga ngo nishe ijwi rya shitani, nakiriye ijwi Uwiteka Imana, icyo ushaka ku Mana ikakiguha iri mu gihugu cy'ahera. Imana nishimwe. Mushaka Imana bigishoboka, muyambaze hakiri ku manywa. Umunyabyaha areka ibyaha bye, umunyangeso mbi areka ibyo yibwira, agarukira Imana nawe iramugirira ibambe ndetse n'imbabazi. Haleluya. Haleluya. Mureke tuve mu byaha, mureke tuve mu byaha. Yazomeni, mureke tuve mu byaha, mureke tureke ibyaha, mureke turekure ibyaha. Imana itugirire neza. Tureke kugotomera nk'abagotomera amazi. Haleluya. Tureke kugotomera nk'abagotomera amazi. Nubwo insengero zafunzwe, abasengwa tukaba aho turi tutakibona aho dusengera, ariko muri wowe haracyarimo urusengero, muri wowe haracyarimo umwuka w'Imana, muri wowe haracyarimo imbaraga z'Imana, muri wowe haracyarimo gukiranuka.
Haleluya. N'ubundi ujya gusenga nta mupasiteri wakuzaniye invitasiyo. Haleluya. Ujya gusenga nta mudiyakoni wakuzaniye invitasiyo, ahubwo warijyanye. Umutima wakubwiye ngo injira mu rusengero usenge. Uyu mutima niwo wakubwiye ngo n'ubundi aho uri hose senga Imana, aho wicaye hose senga Imana, ugarukira Imana bigishoboka. Wongere wegera Imana. Wowe wumva zananiye, wongere wegera Imana, ushake abagufasha muri wowe, cyangwa se hari abantu batarapfukamira Bayali, hari ibihumbi 7, hari abantu bakizeye Kristo. Muri abo bantu ntuzabura uwo kugufasha kugira ngo wegere Imana y'amahoro. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Wegere Imana y'amahoro, wegere umwami wacu, wegere umukiza wacu. Rero kucyo warumbwiye ngo isi igiye kurangiza, abantu nitwe turangije isi, ntago ari isi irangiye. Kandi abantu ni natwe tuzarangira, ntago ari isi izarangira. Haleluya. Iyi misozi ntago iziyubika, ahubwo abantu tuzayivaho, ariko imisozi izasigara. Haleluya. Imisozi izagira gute? Izasigara. Ahubwo abantu tuzagira gute? Tuzayivaho. Haleluya. Haleluya. Mu yandi magambo, shaka Imana bigishoboka, wongere wenyegeze Imana. Niwinjira mu cyumba cyawe, Imana izakumva. Niwiherera munsi y'igiti uruhande rumwe, Imana izakumva. Haleluya. Niwiyibuka terera ahantu hamwe ugasenga Imana, Imana izakumva. Niwicara muri biro uri gukoreramo akazi, Imana izakumva. Haleluya. Icyambere nuko umutima wawe uzaba ukiranutse, uhuye n'Imana kandi wegeranye n'Imana. Imana y'amahoro nishimwe kandi ihabwa icyubahiro. Ndabashimiye. Urakoze mukozi w'Imana. Imana ni guha umugisha. Mukozi w'Imana, watubwiye ko abantu bagomba kuva mu byaha, ariko buriya hari igihe wigeze kuduha ubuhamya utubwira uko wavuye mu byaha. Hari abantu benshi cyane bumva ubutumwa bakibaza ati se wowe uratubwira gute, bimeze gute? Wenda gatoya ushobora kutubwira uko wakijijwe muri makeya, mu minota mikeya wenda? Gukizwa kwanjye byari bigoranye. Ni ubuhamya burebure kandi bukomeye, ntabwo nabivugaho byose. Ariko gukizwa kwanjye byaratunguranye. Gukizwa kwanjye byaratunguranye kuko ngewe gukizwa kanjye sinashakaga kuba umurokore, numvaga ntashaka no kuzumva izina abarokore. Bitewe nabo nari narahuye nabo bitwaga ngo ni abarokore, aricyo shatse kubabwira ngo mureke twongere twegere Imana. Amen. Ngewe nashatse gukizwa ndi umwana muto kuko nakirijwe ndi umwana, ariko nkizwa ntazi ibyo nkizwa. Nabatijwe ndi umwana w'imyaka nka 14. Urumva nari nkiri umwana. Ngeze ku birenge by'abo mbona basenga bakijijwe b'abanyamwuka, sanga nta mwuka ubarimo. Muri wacu hari icyumba cy'amasengesho barasengaga, ariko mbere yuko kihaba mama yarasengaga. Yari umukristo na papa ari umukristo, basengeraga muri Anglikani, kera bayitaga ngo Neyari cyangwa Abaporo. Igihe kimwe mama abatirisha barumuna banjye bose, kandi nanjye nashakaga kubatizwa. Icyo gihe nari ntarabatizwa. Numvaga ashaka kwambara ikanzu, nabonaga nyine nanjye ashaka kwambara, kuko si uko nari kuba ngiye gukizwa, ahubwo n'ibibwe by'abana babona abandi bagiye kubatizwa bambaye ikanzu nziza, nanjye nkumva ashaka kwambara ikanzu nziza, hanyuma nkajya imbere ya pasiteri akamenaho y'amazi, babatizaga umubatizo wo ku gahanga. Hanyuma mama afata barumuna banjye bose bankurikiraga, twari 3 bakurikirana, abatirisha 2 b'inyuma yanjye, ngewe ndasigara. Hanyuma ntumbaze icyatumye sigara cyangwa icyatumye mvamo, kuko narabimubajije ndakubitwa.
arambwira ngo uri ikigoryi sinakubatirisha. Okay, numva ko ndi ikigoryi kitanzanabatizwa nyine. Ibitutsi byinshi ntongeye kuvuga. Barumunange barabatizwa, ngurira ikanzu isa n'iyabo. Uwo munsi bajya kubatizwa nta nubwo nabaherekeje, yanguriye ikanzu isa n'iyabo, bo bajya kubatizwa, njya kuragira inka. Njya kuragira inka, ndaragira, bataha saa sita nibwo bari bamaze kubatizwa. Arambwira ngo nubona badutashye tumanutse kuri ya musozi, nawe uhita utaha woge, wambara ikanzu, uze usanganire bene nyoko. Ngendera nyine, mama ari umunyamana, yarankubitaga cyane. Kandi akijijwe? Yarankubitaga cyane ariko cyane. Hanyuma ngendera kuri icyo kintu cyane, kandi nabwo twari tukibonana nta myaka 2 yari yashira menye ko ari mama, ntayo. Ngendera ku kintu cyo kuvuga ngo ninacyura inka ngo nambare, barankubita. Nyura inka, maze gucyura inka ndagenda, maze kugenda ndambara ikanzu, njya gusanganira abavandimwe bageze hafi y'urugo nk'uko yabimbwiye, njya kubasanganira. Maze kubasanganira bajya mu rugo, batwicaza aho ngaho kugira ngo hari n'abaturage baho hafi hari bagire ngo nabatijwe. Sinzi icyo yashatse kubikorera. Hanyuma imihango irarangira, ariko sinemeye irangira, ahubwo njye nahise inyuma njya kwishakira ibyo nirira, kuko numvaga nishonje. Umva nari nyuye inka, ntawungaburiye. Abandi baje baca mu gikari barabagaburira, njyewe ntawugize gute, ntawungaburiye. Umvise shonje mbavamo, njya gushaka ibyo kurya, mbonye ko mbyibye nta wabimpaye, ndavuga ntibarankubita. Mpita ndekura inka, bitwara mu gashashi ifiriti, njya kuyirira ku gasozi. Rero ibyo bintu byose nari nabikuruyemo, nkajya mvuga ngo njyewe ntabwo nzakizwa, bitewe n'ubuzima bubi nanyuzemo. Nahohotewe nkiri umwana, kandi mpohoterwa n'abantu. Nabonaga bamwe babyuka ngo bagiye gusenga muri kiliziya, cyangwa se bagiye gusenga mu nsengero, bituma numva ntazaba umurokore cyangwa ntazaba umuntu ukijijwe. Ariko iyo Imana igushaka iragufata. Haleluya, amen. Ngezaho mu kugenda kwanjye, naje kugeza iwacu ndahava, ntangira akazi ko mu rugo, nagiye nkomerekeramo cyane. Ngera ku muntu w'Imana, harimo abantu b'Imana. Nagira ngo mbabwire uburyo harimo abantu b'Imana. Ni umuntu w'Imana wari utuye ahantu i Butare, wigaga kaminuza. Sinabyibuka, ariko nibuka ko yari afite umwana witwaga Jani, twakundaga kumwita mama Jani. Yari umuntu w'Imana pe. Ntiyari akize, ntiyari n'umukene, ariko uko yarahagaze kose yubahaga Imana. Ntiyagera mubwira ibyambayeho ubuzima bwose, maze kubumubwira anyobora inzira yo gukizwa. Haleluya, anyobora inzira yo gukizwa. Yari umwadeperi? Yari umwadeperi, anyobora inzira yo gukizwa, ndakizwa. Aranyandikisha, niga umubatizo, ndangije kuwiga. Urumva nari ndegeje 12, ndabatizwa. Ankorera ikirori, ndishima, angurira agakanzu keza, mbese arandodeshereza, nanjye nambara neza, ndishima, ndabatizwa. Nyuma rero yo kubatizwa nibwo nakomeretse, noneho nza nareka ibyo gusenga burundu. Reka aho ngaho tuzagarukiye, tuzahatangirira aho. Rero nibyo nakubwira ngo ni byinshi, nibyo nkubwira ngo kwambara imbaraga z'Imana. Nyuma yo kubatizwa mbwa ati rero njya numva uvuga ko utazababara mama, kandi iyo umuntu yamaze gukizwa ababarira byose. None akira amafaranga, jya mu rugo ubasure, usaba umubyeyi imbabazi, umubwire ko wakijijwe, utakiri wa muntu wa kera. Umubwire ko wanabatijwe, cyane ifoto uzabimubwira. Nkihagera ndahuye n'ibikomere
bitagaragaza umwana w'Imana. Dusimbutse aho ngaho nahise niyahura mu byaha bibaho n'ibitabaho, busambanyi n'ibindi byose. Icyitwa icyaha cyose nkibamo, ubujura, icyitwa icyaha nkijyamo. Icyitwa icyaha ngira gute nkijyamo, kandi wari umaze kubatizwa, ariko nkijyamo nihishe mu buntu bw'Imana. Kuko ntiwari kumbona nambaye mini ku manywa y'ihangu ngo ngiye gusambana. Narabitinyaga nk'umuntu wabatijwe. Ku cyumweru nahoraga mu rusengero nkumva ndashaka gukizwa, ariko ijoro ryanjye rikaba ribi. Ariko amanywa y'ihangu bakambona ko ndi umukristo. ubwo mu rusengero ubu ntibariho se? Ubwo abantu bameze gutyo ntago barimo? Barahari benshi. Aka gatambaro neza ku cyumweru naragategaga, nkambara ijipo ndende, nkambara agapira, nkarenzaho agakote nari nyafite nabaga naraye nakoreye, nkagira iby'ijoro nkagira n'iby'amanywa. Naba ngiye kuri misiyo nkagenda nambaye ijipo ndende, najya kujya kuri misiyo nkayikuramo nkambara iy'akazi. Nihaniye mu rusengero, mu ruhengeri pe, abantu benshi birabatangaza kuko bari bazi ko ndi umurokore. Bari bazi ko ndi iki? Ndi umurokore. Nkimara kwihana ndongera nakira imbaraga z'Umwuka Wera. Haleluya, haleluya. Ndongera nakira imbaraga z'Umwuka Wera. Nisabira pasiteri, nawe pasiteri, njye nakoze ibyaha byinshi bishoboka bibaho nubwo nabatijwe, ariko nakoze ibyaha byinshi, ndetse n'icyangombwa cyanjye sinzi nimba nanakibona kuko nabatijwe ngenda niruka, ndumva ashaka kongera kwisubirira mu mazi nkavuka bundi bushya, noneho ngakizwa. Pasiteri ati n'ubundi warakijijwe kuko wuzuye Umwuka Wera, ariko kuko ubishaka reka bikubere uko ubyifuza. Wabatijwe kabiri se? Pasiteri anjyana mu mazi ashoka maremare agera aha, tubatizwa n'abandi, mvuka bushya. Wabatijwe kabiri? Nabatijwe kabiri. Urakoze mukozi w'Imana. Rero Imana ishimwe ko ubuhamya n'ubuhamya bukomeye cyane yarahabaye ikankura mu byaha. Nawe uri mu byaha, hari abantu benshi barinda ku ruhimbi baririmbira Imana, bakora ibyo nakoraga. Ku manywa bakambara abarokore, n'ijoro bakambara ijoro. Ariko iyi Imana iravuga ngo urabikora nka kwihorera, ukibwira ko manye nawe, ariko umunsi umwe nzagushyira ku karubanda. Nanjye Imana yashyize ku karubanda umunsi umwe, utari uzi ko ndi umunyabyaha arabimenya, utari uzi ko ndi umusambanyi arabimenya. Hari umunsi Imana izagushyira ku karubanda bigatuma ukizwa, kandi n'igisebo cyakugiyeho. Kizwa rero utaraseba, garuka ukiri mu ibanga. Iyi Mana nayo irakugirira impuhwe ndetse n'imbabazi. Imana ishimwe. Amen. Urakoze cyane. Ye topene wa yasire mora shene dotaye. Iraguye, 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 imvura iraguye, kandi imvura iguye ni imvura y'amahindu, ikisanga mu nzira irahita igihwatahwata. Yo! Imana ishimwe. Nari ntangarije aba bantu iri tangazo ribabwira ngo byanga byakunda, bagoma batagoma, nibatagarukira Imana iyi mvura izabanyagira. Nibatagarukira Imana, yemwe mwabashumba mwe mwashumbye amatorero, uyu munsi mukaba mushumbye utubari.
yamwe mwarashumba mwe mwashumbye amatorero uyu munsi mukaba mushumbye indaya yamwe mwaravuga butumwa mwavugirije ubutumwa ku misozi muyivugira ku musengero muvugira ku mugaragaro uyu munsi mukaba muri kubuvugira mu kabari ndagira ngo mbabwire ngo iraguye byanga byakunda iyi mvura izabanyagira izabarima heniwaya topi niwaya sire yemwe mw'abakobwa mwaririmbiye Imana mw'abagore mwe mwaririmbiye Imana mw'abahanuzi mwanuriye Imana uyu munsi muri guhanurira mu tubari henitopenewa uyu munsi muri guhanurira mu tubari muri guhanurira mu busambanyi muri guhanurira mu businzi hizabanyagira kandi imvura iguye ni imvura y'amahindu ikintu isanze mu inzu iragihwatahwata pitangaya zomene shene dota pitopiniwaya Imana irambiwe imikino yanyu murava gusambana mukaza kumacana murava gusambana mukaza kubwiriza murava kwiba mukabwiriza murava kunywa inzoga mukabwiriza inkota y'Uwiteka iba ari ku mutwe inkota y'Uwiteka iri ku mutima wanyu mwabonye aho mwiba mubona aho mwibira ariko abantu b'Imana aho bava bakagera barashinganye nubwo muri kwiba ubutunzi bwabo muzarinda bapfa ntacyo mugezeho kuko Imana igarutse ku byanyu Imana igarutse ku byanyu Imana ibagarutseho Imana igarutse ku byanyu mu yandi magambo Uwiteka Imana Uwiteka Imana Uwiteka Imana abaza n'inkota cyane abaza n'inkota cyaye heniwa abaza n'inkota cyaye muri ruratse muririrwa mu magambo ariko Yesu araje azanye umujinya n'uburakari Yesu araje mwabahanuzi mwe mubabaje Imana ndakutangariza ngo uririrwa ubeshya kirirwa wikunkumura ugiye abantu ngo yavuze Yesu araje ayo mata muri kubahesha ntayahari Yesu arakuziye afashe umuvumo w'umuntu w'Imana wabeshye afashe n'uwawe byose abikugeretseho wa muntu we wa muhanuzi we ndajya nkubwire ngo Yesu araje nimba utabaye maso imvura irakunyagiye nimba utabaye maso inkota irakuriye nimba utabaye maso isi irakose nimba utabaye maso cuza umuborogo nimba utabaye maso
ubaye akabarori. Nimba utabaye maso, igifungo cyihuse kandi cyagutse kikugezeho, kuko urabikora ikakwihorera, ukibwira ngo ihwanye nawe, wibye igihe, iminsi yawe irabaze, igeze kuri finali, nawe irakugarukiye kandi urabibonye. Amina. Amina, amina. Mu izina rya Yesu. Uri Imana kandi urera, urakiranuka. Ubwoko bwawe twari imbere yawe, uravuze turabyumvise. Abagiye kubyumva nabo ubahindure bumve icyo ubabwiye. Nyemerera Mana, mu izina ryawe Mana, nubane nabo. uri Imana ivuga. Nugarure imitima yabo nk'uko wagaruye uwa Judite. Nubeze nk'uko wesheje Judite. Ni ukuri. Nubagirire neza nk'uko wamugiriye neza. Nari ivu mu ivu, nari umuyaga mu muyaga, Mana, nari ibyondo mu byondo, nari isayo, nari umwanda unuka. Ntabwo wigeze ukangwa niba unuka cyangwa uko nanukaga, ahubwo wasayuye mu isayo, unkuramo uranzamura, uranyuze ungirira neza. Aba bantu nabo ndabasengeye, imbabazi zawe ziracyahari. Manitse ibiganza aho bicaye hose, bababarirwe nawe. Aba bapasiteri, aba badiyakoni, aba bavugabutumwa, aba bahanuzi, aba baririmbyi, muri make umuntu wese wavuye mu byizerwa, ongera umubabarire, kuko tumanitse ibiganza ku bwabo ndetse no ku bwacu, kugira ngo tugirirwe imbabazi kandi twongere tugirirwe ubuntu nawe. Urakoze Mesiya, kuko ubikoze. Turinde ibirwara by'ibyorezo byaturuka ku byaha byacu, ahubwo twongerera imbaraga tubashe gukizwa no kubibamo neza.